mu rusengero ntitwabibonaga, no mu gihe basengaga ntitwabibonaga, ariko bigaragariye mu mubatizo. Nagira ngo mbaze, ninde wafashije Yesu mu gihe yaragiye mu mazi? Umuntu ari kumufatira amazuru kugira ngo abashe kwinjira mu mazi ninde? Ariko urabona ababatijwe bose niyo systeme babakoreraga. Kuvuga ngo umuntu utakuriho, utarimo gucungana nawe ukuntu wamarutse mu mazi n'ukuntu umeze, yakontorora umwuka wawe gute? Ikindi, babatije ari abantu bangahe? Batatu. Kwanga abagabo babiri n'umugore umwe. Ari abantu bangahe? Batatu. Muravuga ngo tugira detaye n'amatiko, ariko gihe hari ikintu nshaka kwerekana. Ikindi, nk'uko mubona iyi foto, reba umuntu kumuvana mu mazi yapfuye neza. Reba uyu mukobwa ntabwo abasha kwigenza, ntabasha kwivana mu mazi, ibintu byanze. Ni amazi ameze ate umuntu ajyamo akavamo ameze atyo? Wewe niba warabatijwe, wavuye mu mazi barinze guterura? Wenda icyo reka tukireke. Reba none uyu mugabo, umugabo ubasha gukora imirimo ye mu buryo busanzwe, arabatizwa ariko kuva mu mazi bikamunanira kugera ku rwego bamuteruramo gute? Ni kese wenda twavuga ngo barimo kumuha? Namwe mujye mwitegereza ibintu murebe, ntitukagende buhumyi. Umuntu baramubatiza akananirwa uruva mu mazi gute? Ari umuntu w'umugabo, bibaze imbaraga zibiherekeje. N'uwageragezaga kuba avuye mu mazi ntabwo yabashaga kwikura aho ngaho, bose ngo bahavaga bujujwe. Mu bagiye babatizwa bakuzura umwuka wera, nagiye mbona ibyo bihe arabigira, ariko igihe cyagera cyo kuba agiye kuva mu mazi nukura akijyana. None n'uvuyemo kwigenza byanze bakarinda guterura. Dore ngaba badiyakoni barimo guterura gute koko? N'uwageragezaga kuba avuye mu mazi ntabwo yabashaga kwikura aho ngaho, bose ngo bahavaga bujujwe. Mu bagiye babatizwa bakuzura umwuka wera, nagiye mbona ibyo bihe arabigira, ariko igihe cyagera cyo kuba agiye kuva mu mazi nukura akijyana. None n'uvuyemo kwigenza byanze bakarinda guterura. Dore ngaba badiyakoni barimo guterura gute koko? Noneho harimo ikintu cyantangaje, kubona umuntu witwa ko yuzuye umwuka wera avuye kubatizwa, bikarinda yuko baza kurinda kumurambikaho ibiganza bamusengera. Ni mu buhe buryo, ni mu yihe nzira, mu buhe bushobozi umuntu yabatizwa akamera gutyo? Tujye dufatanya gutekereza, ntitukagende buhumye. Yesu atumurikire kandi abane natwe. Imana idufashe cyane. Ikindi noneho, abageze ahitwa mu Rwambariro bakagerayo, urabona bagezeyo, urabona ko uyu muntu uryamye utya, ubazi ko yabatijwe? Niba koko yari yuzuye umwuka wera, ubu azi ko yabatijwe? Urabona kuko aba bantu ntabwo bahari, bameze nk'abantu bari mu yindi si. Niba ukunda kwambara cyangwa se ukenera kwambara mu buryo bwa gisirimu, imyambaro myiza ikeye, ya yindi ikomeye iva i Burayi, iva za Amerika, ndetse imyambaro mbese ikomeye rwose kandi igezweho, costume, amapataro, cyane cyane abagabo n'abasore. Ushobora kuba wumva ukeneye umwenda mwiza wo kwambara, izi nimero murimo kubona zicaho: Ineza Shop kwa Murokore, i Gisenyi, i Rubavu, iruhande rwa Banki Populaire ahazwi nko ku Gisaha. Niho ubona hari ibyo bintu byiza cyane, kandi aranaranguza, arakuranguza ukagenda ugacuruza ukunguka
ukabona umugisha w'Imana, ugatunga umuryango, tugakomeza guteza imbere igihugu. Ko abafite ibintu biva mu France, UK, biva muri Turukiya, biva mu Butaliyane, mbese ko ngo ya masoko avaho ibintu byiza cyane, inkweto nziza za gisirimu, mbese ndahabakundishije. Ibya Grace Room reka tubigarukeho mu buryo bweruye. Nkuko mwabonye amakuru avuga yuko Bushumba nyine yareze avuga ko bamuvuze ngo akorana na Satani. Ariko mu by'ukuri iyo wenda umuntu avuga ibintu hajya avuga afite impamvu. Ndagusaba kugira ngo witegereze umubatizo bagize. Ku mpamvu zo kwirinda copyright, kubera yuko uwo muhigo barawutangiye kandi baranagukoresha video zivuye muri Grace Room, iyo zikoresheje biteza ibibazo rwose. Noneho urebye umubatizo bakoresheje, baherutse kubatiza muri iki cyumweru ejo bundi rwose, babatije abantu 500. Ariko igitangaje igihe nabonyemo giteye ubwoba, nkuko wenda mubona aya mafoto niyo twagerageje gukoresha, twabivuga ngo tugira ishyari, ngo tugira n'amagambo. Turi mu minsi y'imperuka mu buryo bukomeye cyane, kandi dufite ubuhanuzi buvuga yuko Yesu agiye kwemerera imbaraga zidasanzwe ariko zitarize zigakora ku mugaragaro. None abageze mu rwambariro murababona bararambaraye neza. Ndegera ngo nibaze rwose dutekereze neza. Yesu amaze kubatizwa, hari banditse bakavuga ngo yaguye mu mazi arambararamo, cyangwa akutse mu mazi yaragiye arambarara imusozi, ahubwo ngo akiri mu mazi ngo umwuka wera uko ngo amanuka mu ishusho y'inuma amugwaho. Ijwi rivugira mu ijuru ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira, ngo mumwumvire. Siko ijwi ryavuze? Abagiye babatizwa abandi, Mwuka wera akabasanga mu mazi bakibatizwa, bagiye bivanamo bari conscient. Imana itugereza cyane. None ninde kwa ngo Petero iyo yuzura umwuka wera ku munsi wa Pentecote akamera atya, 3,000 byari kubwirizwa nande? Kuko bamaze kuzura umwuka wera, Petero arangije arasohoka ko ngo yumvaga ibyo bavugaga. Ajya guhamya rero asobanura ibyabaye uwo munsi. Yesu adufashe kandi atugeneza cyane. None ngaho mbwira, ubu uyu yahamye iki? Habaye iki kuri we? Ni iki cyabaye kuri uyu muntu? Yesu adufashe kandi atugeneza cyane. Ibi rero ni ibintu tuvuga abantu bati oya. None rero kuvuga ngo izi ni imbaraga zimwe nizo mureba muri iyi video. Uko ubona izi mbaraga, urabona uko aba bantu bameze. Abantu bazi ahantu bari, bazi kuzuzwa bagize. Hawe mbwiza ukuri, ntitukavuge, mujye mureba ukuri. Ubu aba bantu nabo bazi ahantu bari, bazi ibintu byababayeho. Ntawe mbwiza ukuri. Aba bantu bazi ibintu, bazi umurimo wabakoreweho uwo ari wo. Aba nabo ngo bari mu gihe cyo guhemburwa, bari mu gihe cyo kuzuzwa. Ni imbaraga zimwe n'izi rero turimo kureba. Mu rusengero ntitwabibonaga, no mu gihe basengaga ntitwabibonaga, ariko bigaragariye mu mubatizo. Imana idufashe cyane. Ndashaka kugira ngo twongere turebe, mbese izi mbaraga zimeze zitya nihe zigeze zigaragara muri Bibiliya, zifata umuntu zikamugira nk'umuntu upfuye. Imana idufashe itugereza cyane.
reka turebe mu butumwa bwa Yesu ko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwa Yesu ko bwanditswe na Luka, ubwo bwanditswe na Mariko. Turasoma ku gice cya 9 duhereye ku murongo wa 25-26, ariko inkuru ihera ku murongo wa 14. Yesu adufashe kandi tugeneza cyane. 25 haravuga ngo Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimushikiye biruka, acyaha dayimoni ati, yewe dayimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo, ntukamugarukemo ukundi. 26. Uwo mwana arataka, ako dayimoni ari umutakiramo, aramutigisa cyane, amuvamo, asiga umuhungu asa n'upfuye, bituma benshi bavuga bati arapfuye. Bituma benshi bavuga ngo agize iki? Arapfuye. Kuvuga ngo ni kongo nta kindi kintu gishobora kugira umuntu kuriya, nta kindi kintu gishobora kugira umuntu gutya, ni dayimoni. Ni yikubita hasi umuntu akamera, agahinduka akamera nk'upfuye. Ntabwo ari umwuka wera w'Imana, no. None abantu ngo bahembutse, ngo ibintu ngo ni sawa oya, ntabwo ari byo. Kuvuga ngo uyu mwuka ni uw'ikuzimu, kuko Yesu yacyashye, ngo niho hagaragara umuntu wabaye nk'upfuye. Zose ni kimwe, asengewe zikora bimwe. None umuntu avuye kubatizwa, aho kugira ngo yishimire umubatizo agize, Yesu atugire neza cyane, ahise amera nk'upfuye. Mu buhe buryo? mu zihe nzira? Kristo ni ngo yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. None uyu muntu araza kuva iyo yagiye. Umuhanuzi witwa John Ryange yaravuze ngo hagiye gukora imbaraga, aho abantu bazaba bafite ubushobozi bwo gushyiramo abantu abadayimoni bakanababakuramo. Ndagira ngo mbabwize ukuri ko mukwiye kuba maso. Ntabwo ibi bihari ibihe bisanzwe. Yesu ngo bamuzaniye umwana, acyaha dayimoni yamutezaga igicuri. Amaze kumucyaha ngo amuvamo mutigisa cyane, nibyo mubona barimo kubatigisa. Ni kuvuga ngo none agiye kumuvamo ngo amera nk'upfuye, amera nk'upfuye. Uyu muntu waguye gutya aza ahantu ari, azi ibyamubayeho, byari kwa kangahe? Yesu adufashe kandi atugeza cyane. Ndashaka kugira ngo twongere tuganire. Iyo usomye mu byakozwe n'intumwa ku gice cya 8 umurongo uhera ku murongo wa 26 kugeza ku wa 40, niho havuga inkuru ya Filipo. Filipo intumwa ya Yesu. Uyu Filipo yamaze kuzura umwuka wera. Ahangaha ngo Filipo avugwa ari kumwe n'inkone y'umunyetiyopiya. Yari umutware wo muri Etiyopiya wari uvuye i Yerusalemu. Filipo yamaze kuzura umwuka wera, yambitswe imbaraga zimeze nk'iza Eliya. Yari afite ubushobozi bwo kubonekera iburasirazuba, kuba ari iburasirazuba mu minota 5 akabari Rusizi, kabari yari mu yindi akumva ngo ari Kinshasa. Nuko Filipo yakoraga. Mwuka wera aramwongora, aramubwira ngo haguruka ugende, haguruka ugende usanganire iriya gare. Ngahageze asanga ari gusoma ibyavuzwe kuri Yesu bivuzwe na Yesaya. Ngo amwegereye yumva ari gusoma ibintu adasobanukirwa, akomeza kugendana nawe. Ariko ngo arangije amaze ati, se ko ibyo bintu usoma urabyumva?
Imana idufashe kandi tugenza cyane. Ngo ntabwo yabasha kubyumva, ni inkuru ndende. Nubwo kuba atari kubyumva, arimo ati niba wabasha kunsobanura icara mu igare tujyane. Yicaramo ngo agenda musobanurira ibyavugwaga n'uwo byavugwagaho. Yesu atufashe kandi tugenza cyane. Muri uku kugenda musobanurira ngo bageze ku mazi, ngo ageze ku gipimo cyo kubatizwa. Hati se ko ni iki cyambuza kubatizwa? Reka dusome mu byakozwe n'intumwa igice cya 8. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 8, duhereye ku murongo wa 38 na 39. Ibyakozwe n'intumwa yego igice cya 8 murongo wa 38 na 39. Reka mbere wenda kuri 36 haravuga ngo bakigenda mu nzira bagera ku mazi, iyo nkone iramubaza iti dore amazi, ikimbuza kubatizwa ni iki? 37 Filipo arayisubiza ati niba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka. Nayo iti nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. 38 itegeka ko bahagarika igare, baramanukana bajya mu mazi bombi, Filipo n'inkone arayibatiza. 39 bavuye mu mazi, ahantu urashaka gupointinga cyane, bavuye mu mazi umwuka w'Imana ajyana Filipo, inkone ntiyasubira kumubona, nuko ikomeza kugenda inezerewe. Imana itugenza cyane. Kuvuga ngo umubatizo urangiye, amaze kumubatiza, kari mekanizme yabonetse. Yesu adufashe kandi tugenza cyane. Habaye iki? Imana idufashe kandi tugenza cyane. Habaye iki? Ni igiki cyabaye Filipo amaze kubatiza inkone. Kuvuga ngo iyi nkone yarabatijwe iguma iri konsiya, nta kintu kigeze kikubita hasi, nta cyayiciye intege, nta cyayibujije amahoro, ntago yigeze imera nk'ipfuye. None ka nkubaze ko Filipo yarafite akazi kenshi, iri kubona umwanya wo guterura iyi nkone? Ntawe mbwira. Filipo ko yarafite akazi kenshi kandi Imana ishaka kumutuma ahandi hantu, mbwiza ukuri, yari afite umwanya wo guterura iyi nkone? Ko nta hantu hari urwambariro rundi, ubu Filipo kuyiterura ayijyana he? None abavuye mu mazi bizanye bari konsiya, none kwivana mu mazi byabananiye. Namwe ngo umwuka wera w'Imana ngo yakoze cyane. Gute ryari kwa kangahe? Ntabwo ari byo. Inkone Filipo amaze kuyibatiza, Filipo asohoka mu mazi, umwuka wera aramuterura amujyana, aragenda, inkone isigara aho ngaho. Ngaho rero, ngaho mbwira nawe, inkone isigaye yavuye mu mazi irifasha, yongera yambara indi myenda myiza idatose, ikomeza urugendo irataha. None abandi bavuyemo bamera nk'abapfuye. Ngo ducecekere turekereyo? Oya, reka mbabwize ukuri, twaratewe, turi atake. Imana idutabare kandi tujye neza cyane. Nshuti yanjye, mwene data, wowe ibi urabifata ukabona ari ibintu bisanzwe, biri nomo, dukwiye kwakira tukicara tugaceceka? Oya, reka kuko ngo umwuka wera
iyo yamaze kukugeramo nako umaze no kubatizwa, umugabo uderutse kugana yambwiye ngo narabatijwe. Icyo kiganiro yitwa Selemani kiriho, ambwiye uburyo yabatijwe, ngo yarabatijwe ahita yuzura umwuka wera ari mu mazi, atangira guhanura. Noneho aterura pastor, abandi bari kurenda kubaterura bakabavana mu mazi, ariko ngo yagize imbaraga ziterura pastor ngamushyira ku bitugu, ahanura pastor ari ku bitugu bye. Imana itugeza cyane. None namwe ngo nguki? Ntabwo ibi bintu ari ibintu bisanzwe. Rwanda yacu, murabe maso. Ntabwo ibi bintu ari ibintu biri nomo, ntabwo ari ibintu biri normal ngo tubifate tubihe garanti. Oya, ibi nabyo byaje biri mu yindi shusho, ariko mu byitege mu gihe kizaza nabwo muzabona izindi mbaraga zizajya ziherekeza ibi bintu. Imana idufashe cyane. Ntihabeho kuryamira, ntihabeho kubanza gufata ibijya mu nda, ariko ngo tunanirwe kureba mu buryo bwo mu mwuka ngo aba bantu babayeho bate, ngo twakire ibifatika bigaragara ariko imitima y'abantu idahari. Ubugingo bw'aba bantu ntabwo buri normal. Yesu adufashe kandi atugenza cyane. Kandi ukurikiranye aba bantu ukabaza uko babaye nyuma y'uko bavuye aho bari bari, wasanga bari ahandi hantu. Imana idufashe kandi atugenza cyane. Rero Kristo yaba n'iyi nkone ntawigeze, kandi Filipo yabatije uyu muntu ari wenyine. None abagabo babiri kubatiza ari babiri byanze, kandi we yabatizaga ari wenyine. Kandi ahantu nagiye mbona yaba ari no kwa padiri abatiza ari umwe, kandi pastor wabiherewe inshingano abarisharije yo kubatiza we ubwe nk'uko abiherewe inshingano, mwuka waramufasha akabatiza abantu bigakunda. None kubatiza ari batatu byo bisobanuye iki? Imana idufashe kandi tugeza cyane. Rero ndashaka kugira ngo tunerekeze no ku musozo. Ntabwo mvuga ibintu byinshi, ariko tuvuze kuri uyu mubatizo, ni umubatizo udasanzwe. Icya mbere buriya kuvuga ngo ibyakozwe byakorewe muri iyi pisine n'aya mazi, ni ubutatu berekanye mu mazi ng'ahantu hazingiye imbaraga. Imana idufashe kandi tugenza cyane. Nuko hatagira uwemera kuvuga, yavuga ibidasanzwe. Niba kubatubanzirije ibi tutaregeze tubibona, nawe ukabuje urimo kugera ikirenge mu cya Kristo n'abatubanjirije, kandi bitarigeze bibagaragaraho, uritonde urabe maso, kuko aho werekeza ubugingo bwawe ntabwo urimo kwerekeza mu ijuru. Reka mbabwire, uritonde urabe maso, aho urimo kwerekeza ubugingo bwawe ntabwo burimo kujya hehe? Mu ijuru. Reka nsoreze aha ngaha. Yesu abiteho, abakomeze cyane, kandi uko kwiza kw'Imana kubane namwe. Imbaraga z'Imana zigendera igihugu cyacu, uhereye iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru n'amajyepfo n'umujyi wa Kigali, n'abari diaspora, Uwiteka abamurikira bane namwe. Yari mwene so Ndayishimiye Alphonse ku Mandanyuma TV. Kristo abakangure abane namwe kandi abiteho. Reka dusenge. Uwiteka, uri Imana ishobora byose, uri Imana iri hejuru y'amajuru. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ngwe ku musaraba i Golgotha, kugira ngo Mwami imigambi yose ya Satani n'imikorere y'abapfumu n'abakonikoni n'imyuka yose yiyoberanya mwaye Mana data nka marayika w'umucyo, amaraso Yesu Kristo atwikiye imigambi yose ya Satani mu izina rya Yesu Kristo. Izo mbaraga zose zitsindwe, umuriro w'Imana yizikongore, uhereye iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru n'amajyepfo n'umujyi wa Kigali, ndetse no muri diaspora izingabo zitsindwe. Mwami igihugu cyacu kirengere ugitabare, kuko uri Imana ishobora byose.
utugire neza, izina rye rikomera habwe icyubahiro. Ndagushimiye kumva gusenga no gusaba kwacu mu izina rya Yesu Kristo, urakoze. Amen, amen. Yesu abaho umugisha, ibihe byiza. Shalom.